hari ibyiringiro, ariko hari n'urucantege. Ngo Satani rimwe yagurishije ibikoresho bye, hanyuma yari afite agakoresho gatoya gashaje, ariko karimo kugura amafaranga menshi. Uramuza atari Satani, aka gakoresho gatoya ko tubona ari gato cyane, kuki ariko washyizeho amafaranga menshi kandi ko gashaje? Yarabwiye ati aka gakoresho ntabwo ari kimwe na kiriya cy'ubusambanyi, ntabwo ari kimwe na kiriya cy'ubujura, ntabwo ari kimwe na kiriya cy'ubwicanyi. Aka kankubitira abakozi b'Imana n'abigize inkorokoro mu gukurikira Imana, bashoborwa n'urucantege. Uzabyitegereze, nirwo rushobora muri Bibiliya. Urucantege rwafashe Mose, umukozi w'Imana ukomeye, waramburaga inkoni ibitaka bigahinduka inda, watungaga inkoni mu ijuru, umwijima ukaza. Aragenda abwira Imana ati Mana, simbuta abasogokuru nyica mpfe, ndarambiwe, ndananiwe. Urucantege rukubita Eliya wamanuye umuriro. Urucantege nanjye rwarankubise, ariko dufite Imana idutabara. Nugera mu rucantege wicaye mu kavumo, wumva wihebye, wumva byose ubivuyemo, wumva ugiye kwirwanirira, uzibuke ko hari Imana isubiza. Haleluya. Urucantege ruradufata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni kangahe waraye udasinziriye kubera ko hari ikibazo cyakurenze kandi Imana ihari? Eliya byaramurenze, aracebura, arirwanirira, arahunga. Hanyuma aragenda ngo yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Aravuga ati Imana, icyarangiza iki kibazo nuko napfa. Yibagiwe umuriro yamanuye, yibagiwe imvura yagushije, yibagiwe yirukanka agasiga amafarasi, yibagiwe Imana imutungira isarefati, yibagiwe Imana imutungira ku mugezi Kerite, yibagiwe. Turibagirwa tukongera tukibagirwa, kuko Satani araza. Iyo Satani ashaka kugushuka, iyo Satani ashaka kukugusha, arakwakiserera, akongera imbaraga, akongera imyambi, akarasa umwe iburyo, igihe utarawukira akabarasha uw'ibumoso, igihe utarawukira akarasa undi nyuma yawe, akawakiserera. Kubera ko ikimwungura nuko we wiyahura. Wakwiyiciye ntacyo yunguka, upfuye ugapfira muri Yesu ntacyo Satani yunguka. Ikimwungura nuko uva ku Mana. Uzaba umushomeri kazi, umuntu azakubwira ati niwemera tukaryamana ndaguha akazi, kubera ko ubushomeri bukurembeje na geto yakunaniye kuyishyura, utangitako kugira ngo urebe ko wabona amafaranga ukabona akazi. Satani burya bayatsinze igitego, kuko arakubwira ati ariko bikore ubona akazi, uzaba wihana nyuma yaho, ariko ntubuze ikizavamo. Watetereje Imana. Eliya aragenda yisabira gupfa. Icyakora agiye cyo nshimira nuko yagiye akabwira Imana ati bari wowe unyiyicira, aho kwicwa n'uriya mugore bari wowe unyiyicira. Imana iravuga ati ngewe ntabwo nicana, sindi bukwica. Rero ntuzacika intege, Imana ihari. Ntuziyobore, Imana ari Imana yawe. Jya utegereza Imana. Umva amagambo dusorejeho avura urucantege, Yesaya 40. Hanyuma dusenge, ndabona isaha irimo kugenda kandi mfite ahandi ndibwigisha mu mwanya. Yesaya 40 umurongo wa 27, Imana iravuga ngo kuramo Yakobo, ariko yewe Yakobo Isirayeli, shyiramo izina ryawe. Ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ni wari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyihe intege abirambiwe, kandi utibashije imwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya. Aya magambo ndayakunda cyane, ngo abategereza Uwiteka bazagenda be kunanirwa, ngo ahubwo bazongera speed, ngo nibagera bamere nk'indege, baguruke mu kirere nk'ibisiga. Haleluya.
ndenda kubwira umuntu hano wicaye mu buvumo, umuntu wumva neza neza ari mu kavumo ke, sohoka muri ubwo buvumo uhagarara imbere y'Imana. Urimo uravuga ngo Mana, ngo ntacyo ntakoze, ngo ntacyo ntagerageje, ngo na Mana, ngo narakubashye, ngo ariko ngo nagize ishyaka ry'umurimo wawe, ngo ariko nta kigenda, nagize ishyaka ry'umurimo wawe, natanze amaturo, natanze ibya 10, nariyirije, narasenze, ariko abantu baranga baranyanga, nakoze ibyo byose, ariko nabuze akazi, none Mana ngiye mu kavumo. Mana ikaze kabwira ngo sohoka muri ako kavumo nze tuganire. Haleluya. Hari Imana idusanga mu kavumo, hari Imana igusanga mu nguni, hari Imana igusanga ahantu ubuzima bwakwihebesheje, hari Imana igusanga ahantu ibintu byanze, hari Imana igusanga ahantu wacitse intege, hari Imana igusanga ahantu wabivuyemo, ugasanga mu cyumba gutegererejemo kakubwira ngo subira iyo wavuye. Uwiteka Mana nyiringabo, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana, kandi ko ndi umugaragu wawe, ndimo guhindura imitima y'abantu ngo bakugarukeho. Yewe ryo niryo sengesho ryanjye. Murambwira Imana ariko Mana tugenderera abanyaremera babone Yesu, tugenderera aba bantu badukurikira babone Yesu, tugenderera aba bantu babone ko dufite Imana ifite imbaraga, kandi Imana izabikora. Jewe numva izabikora kuko ntabwo yadutenguha. Niba abahanuzi ba Bayali barikebesheje ibyuma, Eliya yavuga arimo umuriro ukamanuka, Imana izabikora. Jewe ndabizi izabikora. Hirya y'iyi 40 tuzabona ibitangaza. Jewe hari ikintu ntegereje, sinzi icyo ari cyo, ariko nyumva kera twajyaga turagira inka ku ishyamba mu mutari wacu, imvura ya wenda kugwa igaturuka hirya mu ishyamba, ukajya wumva ibintu bivuga ngo rimwe na rimwe, ndetse ugashyira ugutwi ku butaka ukumva biraririma, ukavuga ngo uyu munsi nyuma ya saa sita imvura iraza kugwa. Nanjye numva imvura yenda kugwa. Dufite Imana idutunga, dufite Imana itureberera, dufite Imana yarahiye ngo rwose ntimugahangayike mwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, ngo so wo mu ijuru ngo azi ko ibyo mubikeneye, ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi bizajya biza ari inyongera. Haleluya. Tugiye kwiga ku kintu abantu batajya bakunda gutekerezaho cyane. Urabizi Apotre Serukiza amaze iminsi atwigisha ku kintu cyitwa gusubira inyuma kubera kudamarara. Umuntu akadamarara kumva yageze yajya, kumva ibintu bimeze neza, agitegereje kuzajya mu ijuru. Uyu munsi tugiye kwiga ikindi kintu gikomeye cyane ariko abakristo batakunze gutekerezaho: urucantege. Urucantege rw'uburyo bwose, kuko buriya niho hari ikintu Satani azi gukoresha, ni ikintu cyitwa urucantege. Umva Samusoni, ejo Apotre Serukiza yaranyirije kuri Samusoni, avuga ukuntu Samusoni yagushijwe no kudamarara no kugira no gukururwa n'irari ry'umubiri. Ariko iki cyo tugiye kwiga gikubita abantu bose, cyane cyane abanyembaraga. Impamvu nacyongeye mu nyigisho tugomba kwiga nuko si kenshi wumva abantu bakivugaho. Hari abantu benshi bacika intege bataziciwe nuko baguye mu busambanyi, bataziciwe nuko babibye amafaranga, bataziciwe nuko bagabanije gusenga, bakazicika barimo no gusenga, kuko Satani yabakubise akantu kitwa urucantege. Ndagira ngo uyu munsi tubisobanukirwe, kandi nirugufata ko twese rwaradufasha. Urucantege rukagufata ukumva wabivamo, kumva ni nkatwe tuba mu murimo w'Imana mu nk'ibi by'ubupastori n'ibindi, yewe baba we niho rukora cyane. Burya muzitegereza abapastori benshi rwarabafashe, basigara ari ibikongote, basigara baramunzwe, basigara baraho gusa bameze nk'igiti cyumye cyabuze ugisunika ngo kikubite hasi. Mu mutima yabivuyemo, ariko aracyakomeza akagenda kuko yabuze n'imbaraga zo kubivamo. Muzaganire n'abantu benshi barimo kuvuga, cyane cyane abapastori, kuko ndabigisha, ndabizi ibyo mvuga byo mbifitiye gihamya. Abapastori ukuremo abari abanyeshuri, abanyeshuri abangaba baza kwiyigira nta paruwasi ayobora, bubona nyine bafite courage, bubona rwose. Ariko abapastori bari mu murimo
ye baba we, haba mu rucantege kandi satani niho akorera. Kandi ibintu ndagira ngo mubyumve nk'abakristo, mubanze iki kintu nacyumvira mbere yuko ninjira. Ariko reka mbanze some text kuko naba ntangiye kwigisha nabi. Mujye mu Bami ba mbere igice cya 19. Umukozi w'Imana w'imbaraga, niba hari umukozi w'Imana w'imbaraga wabayeho, n'uyu nguyu tugiye gusoma. Umukozi w'Imana wasenze wenyine agahagarika imvura imyaka 3 n'igice, imvura yishyira mu mufuka arigendera. Mu gice cya 18 tubona Eliya ajya kwa Ahabu ibwami, aragenda ahagarara imbere y'urugo rw'umwami, aravuga ngo ndabivuze, imvura ntizongera kugwa kugeza igihe nzongera kubitegekera. Ikintu gishimishije kinakwereka ko ibyo yavuze nta wabyitayeho, nta n'umusirikare wamufasha, nta n'umupolisi, nta n'umuturage, yarahagaze gusa. Kandi ikintu nanone gitangaje, batubwira ngo ntabwo yari umuntu ukomeye cyane, yaje ari umuntu waho ngaho w'umupagasi, kuko baratubwira ngo Eliya umusuhuke wita ishubi, ariko yari umunyamasengesho wumva Imana nubwo yari umusuhuke. Biranagaragara muri kino gihe imbaraga nyinshi ziri mu bantu baciriritse, babona umwanya wo gusenga kuko nta kindi bahugiyemo, badafite ibyo badamarayemo kuko ntabyo bari babona. Ikibazo kibaho nuko nabiyo babibonye bakurikira ya nzira bakajya kudamara. Nanone ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Noneho Eliya aragenda ahagarara imbere y'ubwami, aravuga ati umva, ibyaha byanyu birirundanije, bibaye byinshi imbere y'Imana. Imana yafashe icyemezo, imvura ntizongera kugwa kugeza igihe nzabivugira. Ntibamufata, bagomba kuba bavuga ati ariko ibyo byose abapolisi n'abasirikare b'ibwami ntibashinzwe gufata abasazi. Muranyumva neza? Baravuga ati uyu ni umusazi, umuntu uvuga ngo atwaye imvura ngo ntizagaruka kereka bivuze, urinde se? Baramwihoreye, aragiye, haciyeho amezi 6 imvura itagwa. N'akagezi yari yicayeho ka Keriti karakama. Ariko Imana kuko ariyo yamubwira ngo noneho ngiye kukwereka ko ari giye utegeka ijuru n'isi, genda ujye Sarefati iwabo w'abaguhiga. Kuko hari umugore umwe witwa Jezebeli yangaga Eliya kuko niwe muhanuzi wari uteje ikibazo mu gihugu. We yavugaga byose iby'Imana yamubwiraga, yarazaga akabitangaza. Jezebeli na Ahabu bakamwanga urwango. Imana yamubwira ngo genda ujye iwabo wa Jezebeli i Sarefati h'i Sidoni, niho nzakurindira. Aragenda abayo imyaka 3 n'igice, amazi n'imvura byose byarabuze. Imana iramubwira ngo taha usubize imvura y'abandi, genda usubire muri Isirayeli ujyane imvura yabo watwaye ujye kubamanurira imvura. Eliya araza, ahageze ahura n'uwitwa Obadiya. Ubwo ndimo ndababwira ibibanziriza iyo nkuru kugira ngo mwumve uwo tugiye kwiga. Ahurira n'uwe witwa Obadiya wari umugaragu w'umwami. Obadiya amubonyemo kubisa amaso aravuga ati Eliya, ni wowe n'imvura y'abandi watwaye? Twohereje intasi mu bihugu byose bidukikije, twoherezayo na za delegation ngo bagushakishe, barakubura, none uragarutse barakwica tu. Aramubwira toya, ahubwo gendera umbwirira umwami ngo ejo we n'Abisirayeli bose n'abahanuzi bose ba Bayali n'aba Ashera tuzahurire ku musozi wa Karumeli turebe Imana nyamana yariyo. Obadiya aramubwira ati Eliya, none namara kugenda umwuka akakujyana ahandi bakakubura. Aramubwira toya, naje nje, genda ubwire umwami ngo ejo muzahurire kuri Karumeli ku musozi. Baragiye baramubwiye, umwami araje ati ni wowe Eliya n'ibyago wateje Isirayeli? Ati ntabwo ari gihe wateje ibyago Isirayeli, ni wowe n'umugore wawe no kwimura Imana kwanyu. Atariko ntumirira abahanuzi bose ba Bayali baze dukine match izarangiza ibibazo byose. Baraza, bari bafite ama confidence menshi kuko bari bashyigikiwe. Baraza, bahageze Eliya atanga umukino ukomeye, arababwira umva ko mukorera Imana nyamana, uyu munsi Imana iri budusubirisha umuriro
turemera ko ari yo Mana. Abaturage batari ko icyo kintu nicyo Imana uri bumanura umuriro, natwe turemera ko ari yo Mana. Abahanuzi ba Bayali wongereho n'abahashera bageraga muri 400 na baranarengaga kuba mwe bari 450 abandi ngira ngo bari 184. Aravuga ati mwe mujye hariya muhamagare Bayali, kuko Bayali yari imana y'ibicu n'imana y'inkuba. Urumva ubundi ufite inkuba ukagira n'ibicu, umuriro ntiwagora kuwubona, kuko inkuba ikubise igiti umuriro urapfa. Niyo mpamvu Eliya yabacalenjinze ku kibuga cyabo, aravuga ati mva ko mufite imana nimanura umuriro tuyibone. Nashimye cyane ikintu Serukiza yavuze ejo, nahoraga mbibabwira ariko burya nta muhanuzi wabo. Nababwira nti ngewe sinjya mpangayikitwa n'abarozi n'abanyamahembe, uwandoga ubwo mukamuha wenda bwamfata, nako si wenda bwamfata kuko iby'umubiri byo bigengwa n'umubiri. Ariko kumbwira ngo umuntu afite amahembe, ngo afite amadayimoni, ngo afite ubuntu bw'ubufungwa azana agafutera, mujya mubyubabwira ngo hari abantu baza mu rusengero ngo bagafutera ibintu, ngewe abo nta bwoba bantera. Abafutera utuntu naza futere. Ngewe ikimpangayika ni itorero ritarimo Yesu, ikimpangayika ni iteraniro ritarimo umwuka, kuko iyo umwuka yamanukiye ahantu abarozi ntibakora, hari imbaraga zirya izindi. Mwambwiye ngo amen. Ariko Ahabu yarabizi, nako Eliya yarabizi, abwira Ahabu tuzane bariya bavuga ko bafite imana imanura inkuba, bayizane tuyirebe. Baraza babaha igitambo cyabo, baravuga ati mugende mukore igicaniro cyanyu mutambe igitambo. Baragiye igicaniro baragikoze n'amakonfidensi menshi n'ibyiringiro bikomeye, ati uyu munsi turerekana ko Bayali ari yo mana, kuko yari yavuze ngo imana iri budusubirisha umuriro iraba ari yo mana, muhitemo. Abaturage bati iri busubirisha umuriro niyo turi bukurikira. Sawa. Aba Bayali Eliya bahinda ya bukuru, aravuga ati kandi abari mwe mubanza, kuko nimbanza muraza kubeshya ngo namwe muba mwabikoze, ni mubanza. Barabanjije abahanuzi ba Bayali, barahamagara ye Bayali mana ikomeye, ye Bayali mana y'inkuba, ye Bayali mana y'imirabyo, ye Bayali mana y'umuriro, manuka Bayali abantu bakubone, manuka Bayali abantu bamenye ko tudakorera ubusa. Ngo barabyina bazenguruka igicaniro, barasirimba, babiri icyuya, bigeze aho n'ibyuya biranga ngo bazana ibyuma. Baravuga tumva ibyuya wenda ntibyanejeje Bayali, reka twikebesha ibyuma, nabona amaraso aramanuka kore. Ngo bafata ibyuma barikebagura ngo amaraso aratemba. Ijuru Eliya yarifunze. Haleluya. Uriya nicyo nkundira imana yacu. Iyi Imana yafunze ikirere, izindi mbaraga zose ntizikora. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimuhindukirire Imana, muve muri ibyo bidafite umumaro. Hari abantu bagenda bakajya gushaka uduti twumye ngo nitwo tuzabahesha umugisha. Ako gati yo kaba gafite imbaraga kukikamiye kuma. Iwacu twajyaga dutega intare kera tukiba mu Mutara, buriya natwe twangizaga ibidukikije, ariko iyo minsi yo kujijwe ubu ngubu twarayibagiwe. Noneho intare yaba yapfuye, zarapfaga ariko nazo zari nyinshi. Hoyoyoyo, intare yapfaga gupfa, mu minota 5 ntiwashoboraga kubona urwara rw'intare, ntiwashoboraga kubona iryinyo, ntiwashoboraga kubona uruhu, ntiwashoboraga kubona umurizo. Babaga babikuyeho babitwaye ngo bagiye gutsirika intare nzima. Intare yapfuye yakurinda intare nzima. Iyi bishobora kurinda siyo yirinda nayo ntipfe. Ariko abantu ni Imana we. Umuntu ukabona umuntu w'umusirimu yaparitse Mercedes cyangwa V8 imbere y'akazu k'umuntu, nako karaye kari bumugwire. Kwezi uriya muntu kuki atabona yuko uriya muntu yaba afite imbaraga, nawe ubwo yarivanye muri iryo cumbi ritagira umutwe n'ikibuno. Ariko ukabona abantu bagiye, abatagira Imana bisunga imbwa. N'umusazi wajyaga bivuga w'Irwamagana ngo batagira Imana barindwa n'imbwa, abatagira Imana barindwa n'uduti twumye n'udufu. Ngo akagafu yugakozemo nyine ngo urakisiga ngo abantu bakagukunda, wakuzuye umwuka se bakagukundira ko wuzuye igikundiro. Abantu bagenda bakayimwa ibintu by'ibitabirano ngo birabaha imbaraga, ngo birabaha ibikundiro, ngo birabaha iki. Cyakora na Satani arakora. Hari n'ibyo ugeraho agombaga kubigeraho, kuko Satani arakubererekera akakubwira ati ubwo wabaye wanjye
reka bizi wawe, kuko iby'isi byo arabitanga. Siko yabwiye Yesu ngo izi ngoma zose n'izanjye nziho nshatse? Ariko Eliya arahagarara, bareba barimo kwikebagura, barabyina. Urumva iyo wikebaguye ukongeramo n'imbaraga, amaraso arushaho gushungereza, amaraso agatemba. Bati yemba yari tubabarire, widukoze isoni, ntuduhemukire. Wapi? Saa 9 igeze, Eliya arababwira ati umva, nimumbise noneho nanjye nigeragereze. Mwebwe mwari na benshi, dore genda kora ndi jyenyine. Abaza igitambo, arabanje asannye igicaniro, ashyizeho inkwi, ashyizeho igitambo, arangira aravuga ati kugira ngo mutaza no kugira ngo wenda ngo nabasinzirije nagame ikibiriti, nimusukemo amazi murengeze. Basuka amazi atoya, mwongere mandi, borongera barasuka, barongera barasuka. Arangije abonye byasendereye neza, amazi yarengeye igitambo n'inkwi, areba hejuru rimwe gusa, aravuga ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana, kandi ko ndi umugaragu wawe, ndimo guhindura imitima y'abantu ngo bakugarukeho. Yewe ryo niryo sengesho ryanjye. Murambwira Imana ariko Mana, tugenderera abanyaremera babone Yesu, tugenderera aba bantu badukurikira babone Yesu, tugenderera aba bantu babone ko dufite Imana ifite imbaraga. Kandi Imana izabikora. Jewe numva izabikora, kuko ntabwo yadutenguha. Niba abahanuzi ba Bayali barikebesheje ibyuma, Eliya yavuga arimo umuriro ukamanuka, Imana izabikora. Jewe ndabizi izabikora. Hirya y'iyi 40 tuzabona ibitangaza. Jewe hari ikintu ntegereje, sinzi icyo ari cyo, ariko nyumva kera twajyaga turagira inka ku ishyamba mu mutari wacu, imvura yawe yenda kugwa igaturuka hirya mu ishyamba, ukajya wumva ibintu bivuga ngo rimwe na rimwe, ndetse ugashyira ugutwi ku butaka ukumva biraririma, ukavuga ngo uyu munsi nyuma ya saa 6 imvura iraza kugwa. Nanjye numva imvura yenda kugwa, imvura y'Uwiteka. Numva imvura y'Uwiteka nyuma y'iyi 40. Ntegereje imvura y'Uwiteka, kandi izaba ari imvura idasanzwe. Haleluya. Eliya yaricaye amaze gusenga, ngo Imana iravuga ngo umva, ndiyiziye, ntabwo nje ngenda buhoro, ntabwo nje ngenda nkurura amaguru, ntabwo nje nkuko najyaga nza ngo basenga umwanya munini. Yasenze rimwe gusa, yarangije gusenga, bagiye kumva bumva ikintu kinyuze ngo ngo babona umuriro uramanutse, urigase y'amazi na ya mabuye y'igicaniro na za nkwi na cya gitambo. None ngo abantu bose bikubitira hasi icyarimwe, bazamura amajwi ngo haleluya, ngo Uwiteka niwe Mana. Umva, Imana yazagize rimwe mukikubita hasi, ariko nkababona muvuga ngo ni Uwiteka niwe Mana. Ntabwo nkunda ibintu sansasiyoneri bimwe ngo bisengera abantu ngo wagira gutya bakikubita hasi, ariko nyamwira Imana uzakora ikintu kimwe bamenye ko waje. Uzagira ikintu ukora abantu be kubishidikanya, bamenye ko wiyiziye, kuko uriya munsi Imana yari yiyiziye, barayibona bamenye ngo ni Imana yiyiziye, bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Yari yarangije aravuga ati mufate bari abahanuzi ba Bayali mubakure mu nzira, kuko ryari itegeko rya Mose mu gutegeka kwa 2 igice cya 13 cyaravugaga ngo nihagira umuntu uza akabayobya akabavana ku Uwiteka, uwo muhanuzi, uwo mupfumu, uwo mucunyi, uko azaba yitwa kose, muzamutera amabuye, kuko yashatse kubakura ku Mana yayo. Abantu baratinyuka bakaza gukompitinga n'Imana ngo tugiye gukina umukino. Imana irababwira ngo muhanze mu nkurireho bari abahanuzi. Ntabwo nubwo bari abahanuzi ba Ahabu, ntabwo yigeze abahagararaho. Yararetse abaturage babatera amabuye barabica ku kagezi ka Kidironi. Barangije Eliya arababwira ngo ubwo mukoze iki gikorwa, Imana ikaba yimanukiye n'imvura yanyiraje, ngo aragenda ajya ku musozi hejuru, aravuga ati mwebwe nimujye kurya, mwigendere mujye kurya, mugende mujye kurya, jewe ngiye kuvugana n'Imana turangize ikibazo cy'imvura. Namanuye umuriro, reka manure n'imvura, mumenye ko Imana yacu ari Imana itanga umugisha iyo abantu bayubashye. Mumenye ko Imana yacu ari Imana itanga umugisha iyo abantu bayemeye. Mumenye ko Imana yacu ari Imana itanga imvura iyo abantu bayihindukiriye. Haleluya.
njya nshima Imana cyane. Hari inshuro nyinshi mperutse kujya mu Bugesera, kera buriya hari uruzi rwari rwarakamye y'amajyaruguru neza, abantu basigaye bahingaho yahoze. Noneho rero buriya iyo abantu bakiri batoya baba bameze nk'abasazi. Nyuma ya 94 buriya hagati ya 95 n'ibihumbi 2000 umva iki gihugu twagisenzemo amasengesho yashoboraga kumanura icyo ari cyo cyose kikamanuka. Twagiye Bugesera, Imana yatubwiye ngo nimumanuke mutwara amazi muyasuke muri kiriya kiyaga cyongere kizuke, muzajye kukireba. Ejo mperutse kunyura mu Bugesera, aho nari nagiye, umuntu arambwira ati pastor, atari ko wibuka ko mwigeze kuza kuzura kino kiyaga? Ati kireba ubu ngubu abantu bararobamo. Twaragisengeye. Twagiye Ruhengeri, yari ikitwa Ruhengeri, intambara y'abacengezi yaraciye ibintu. Twasenze amasengesho y'icyumweru, Imana iravuga ngo ibi ngibi mwanejeje, ikimenyimenyi mbishyizeho iherezo. Kandi yabishyizeho iherezo. Utabyemera azabaza wari prefe waho. N'ubu turacyahura akamubwira atari ko ati muracyasenga ya masengesho? Atari ya masengesho yarakomeye kuko warabizi. Hari amasengesho twasenze Imana ikoresha abantu ihindura ibintu. Buriya ni ahubwo iyo kuganira n'umuntu w'umusirikare amwe atari ko mujye muvuga ko ari twe, ndavuga ntoya mwebwe Imana yarabakoresheje, ariko Imana twe niyo twasenze hanyuma irabakoresha. Ariko kuki mushaka kwambura Imana ibyayo? Namwe turabashima, namwe turabashima, ariko mujye murika tubanze duha icyubahiro Imana yabakoresheje. Amina. Kuko buriya n'icyo umwana w'umuntu atamenya, iyo utangiye kwiha icyubahiro cy'Imana inagukuraho amaboko. Muhe Imana icyubahiro cyayo, mureke Imana ibe Imana. Haleluya. Ariko turayizi, twarayibonye. Eliya rero amaze gukora ibyo, ajya kuri Karumeli arasenga. Umugaragu akamubwira ati wapi nta kirimo, ariko ku nshuro ya 7 ngo araza aramubwira ati mbonye agacu kangana n'ikiganza cy'umuntu. Hari uducu tungana n'ikiganza cy'umuntu. Aramubwira ati muriru genda umbwirira Ahabu ngo cebura, ngo kuko imvura iraguye. Ubwo tubonye agacu n'imvura iraje. Mu minota mike ngo ubona ijuru ryuzuye ibicu, imvura iragwa. Haleluya. Ikintu rero gikomeye cyane ngo Eliya ahabwe imbaraga. Ubundi farasi yo yihuta igenda kilometero 96 ku isaha. Iramutse irimo kugenda mu mihanda ya Kigali, kamera zayifata zikarambirwa. Uyiriho bamuha amakarita ntazi umubare wayo. Ifarasi yo yihuta igenda kilometero 96 ku isaha. Ngo Eliya sinza ahantu imbaraga z'umwuka zamujeho, ngo aracebura ariruka asiga amafarasi ya Ahabu. Ngo ageze Yezereli bamusanga yicaye, ngo arambwira nyakubahwa mutware mwatinze hehe, niki cyabakerereje? Kuko yari yambaye imbaraga asiga amafarasi, hanyuma yakira umwami ageze mu rugo. Ariko mvi cyakurikiyeho, noneho tugiye kwiga urucantege. Wumvise ibintu byose Eliya yakoze. Eliya yamanuye inkuba, Eliya yahanganye n'umwami, Eliya yamanuye umuriro, Eliya yamanuye amazi, Eliya yamanuye ibintu, Eliya yasize amafarasi. Aragenda ageze Yezereli, umugore yamwoherejeho message imwe gusa. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako ako kanya nimugoroba butarira butaracya, aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Mvura ucantege. Yahanganye n'abahanuzi barenze 100, nta nubwo byari 100. Yahanganye n'abahanuzi abarusha imbaraga. Ahangana n'ikirere amanura umuriro, ahangana n'ikirere amanura imvura, ahangana n'amafarasi arayasiga. Umugore gusa yandika amwoherereza message, baramubwira ngo ejo bucukuye imva ugure na serikeye, nintakwica Imana zanjye zizabimpore. Zihese za zindi zananiwe gukiza abahanuzi bazo nizo zizamukiza. Ariko kubera ko yarananiwe ahita acika intege. Ngo Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize. Yibagiwe ya Mana yamukijije inzara,
yibagiwe ya mana yamugemuriye ibyiyoni bikajya bimuzanira imigati n'inyama, ikintu ubundi kitashobokaga. Yibagiwe ya mana yamujyanye i Sarefate iwabo wa Yezebeli akaba ariho imurindira. Yibagiwe ya mana yamuhagazeho ahanganye na Ahabu. Yibagiwe ya mana yamanuye umuriro. Yibagiwe ya mana ya Aburahamu. Yibagiwe ya mana ya Isaka. Yibagiwe ya mana ya Yakobo. Yibagiwe ya mana yamuhaye imbaraga agasiga amafarasi. Umugore amwohereje Menase, aho kubaza Imana arahunga ngo yikize. Ni inshuro nyinshi twirwanirira, ni inshuro nyinshi twishakira ibisubizo, tukabanza tukagerageza abana b'abantu bakadutenguha. Ariko bamwe biringiye abantu barabahemukira, kandi babahanze amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urarikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urarikwiriye. Haleluya. Urumva yari agiye kwirwanirira, agiye kwirwanaho, arahunze. Ariko yari yahagarara. Buriya hari abantu bagiye baduhemukira rimwe na rimwe. Nari mfite amatsiko yo kureba uko byari kugenda iyo yari adahunga. Njya ngira amatsiko yo kumenya uko byari kugenda iyo Abisirayeli bizera Imana mu butayu. Baraduhemukiye, basabye Imana inyama, ibwira Mose ngo Mose, ejo nzabaha inyama muzirye. Mu gitondo barabyuka basanga ngo inyama, basanga inkware zazimagije ubutayu bwose, ngo ahantu umuntu yagenda iminsi 3. Imana yari yazikuye hehe ko ntazahabaga? Ubundi nta nkware ziba mu butayu kuko ntabwo uzabona icyo zirya. Imana iraziterura, made in heaven, izirekurira mu nkambi. Imana irekura inkware ntabwo izananirwa kurekura ibirayi. Imana irekura inkware ngo zirazimagiza. Abantu rero wumva icyo bahaniwe. Hari abantu bajya bavuga ngo ariko Imana yahise ibahana. Ntabwo ari cyo bahaniwe, babuze kwizera ngo baraza ngo barica baranika. Ziriya nkware zanjye bazihuye iki? Ubundi nababwiye ko muzajya mufata ibibahagije, ibindi mukantegereza. Kuko murabizi Abisirayeli Imana niyo yabatungaga. Buriya nta kintu kiza nko kwicara ukizera Imana ukavuga ngo ndabizi Imana izantunga, ndabizi Imana izandwanirira, ndabizi Imana izandengera, ndabizi nibi bigaragara binaniranye yizabikora. Haleluya. Inyamira zizanye ibonye baziguyemo urwuba ngo ibateza ubuganga. Buriya rero niba hari ikintu kibihi iyo warwaye malaria ni inyama. Impumuro yaziragukubita neza isesemi ikazamuka, ngo zibaca mu mazuru kubera ko waziryanaga urwuba n'umururumba. Ariko buri iyo babyemera ko batoke ndarya inkware ingana nuko igifu cyanjye kingana nkuko baryaga Mana. Hanyuma bwacya bakabiga tumva rero Mana inyama twazirambiwe, tuzanira amafi. Bari kubyuka bagasanga amafi arahari. Imana ikajya igenda ibatunga, tukamenya yuko dufite Imana idutunga, dufite Imana itureberera, dufite Imana yarahiye ngo rwose ntimugahangayike mwibaza ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, ngo so wo mu ijuru ngo azi ko ibyo mubikeneye. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi bizajya biza ari inyongera. Haleluya. Amina. Eliya arahunze ngo agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ati Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye kuko ntarusha abasogokuruza ubwiza. Ica mveho. Wari wicara ukisabira gupfa? Ubukene bwari bwakurya ukisabira gupfa? Abantu bari bagutitiriza ukisabira gupfa? Hari abantu benshi biheba ntibibuke ko Imana ibaho. Satani yakugeza mu kaguni akakubwira tumva ihebe, ahubwo nibigukundira wiyahuri.
uzi umubare w'abantu bifuza kwiyahura ukuntu ungana. Naratangaye numvise ko mu Rwanda hari abantu bagera ku 10% bagerageza kwiyahura. 10% y'abanyarwanda bagerageza kwiyahura, barabigerageje. Naravuze ndizi statistika ko ari nyinshi. Abantu bageze ku 10% birakubwira ngo dufite abantu bagera kuri miliyoni bagerageje kwiyahura. Bamwe baranabikoze ku mugaragaro, ntimujya mwumva se binaga hejuru bavuye mu mazu. Ariko burya mwiyahuzwa n'ubusa. Mukobwa yandurobye, ndiyahuye. Se niwe yahura arakugarukira. Umuhungu yanyanze ndamwuburozi, nyirinzu yaje kwitwara nanjye ndapfa. Buriya ikintu cyitwa urucantege, Satani akuririmbira indirimbo y'urucantege, akakuririmbira indirimbo y'urucantege agakiza ukakavamo. Muri iki giseke aho tujya dutanga ibyifuzo na bene ibyo bizamo, umuntu akandika ati jyewe Imana nayivuyeho narayisenze ntiyansubizane, umunsi izansubiza nzayigarukaho muyimbwirire. Barabyandika, muyimbwirire. Jyewe ushobora kumva ibyo ngibyo ukumva ari umuntu wihebye koko, ariko twese urucantege ruradufata mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni kangahe waraye udasinziriye kubera ko hari ikibazo cyakurenze kandi Imana ihari? Eliya byaramurenze, aracebura, arirwanirira, arahunga. Hanyuma aragenda ngo yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Aravuga ati Imana, icyarangiza iki kibazo nuko napfa. Yibagiwe umuriro yamanuye, yibagiwe imvura yagushije, yibagiwe yirukanga agasiga amafarasi, yibagiwe Imana imutungira isarefati, yibagiwe Imana imutungira ku mugezi Kerite, yibagiwe. Turibagirwa tukongera tukibagirwa, kuko Satani araza. Iyo Satani ashaka kugushuka, iyo Satani ashaka kukugusha, arakwakiserera, akongera imbaraga, akongera imyambi, akarasa umwe iburyo, igihe utarawukira akawarasha uw'ibumoso, igihe utarawukira akarasa undi nyuma yawe, akawakiserera. Kubera ko ikimwungura nuko we wiyahura. Wakwiyiciye ntacyo yunguka, upfuye ugapfira muri Yesu ntacyo Satani yunguka. Ikimwungura nuko uva ku Mana. Uzaba umushomeri kazi, umuntu azakubwira ati niwemera tukaryamana ndaguha akazi, kubera ko ubushomeri bukurembeje na geto yakunaniye kuyishyura, utange tapo kugira ngo urebe ko wabona amafaranga ukabona akazi. Satani burya aba yatsinze igitego, kuko arakubwira ati ariko bikore ubona akazi, uzaba wihana nyuma yaho, ariko ntubuze ikizavamo. Watetereje Imana. Eliya aragenda yisabira gupfa. Icyakora agiye cyo nshimira nuko yagiye akabwira Imana ati bari wowe unyiyicira, aho kwicwa n'uriya mugore bari wowe unyiyicira. Imana navuga ati jyewe ntabwo nicana, sindi bukwica. Uzi icyo Imana yakoze? Ngo yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byukurye. Byukurye, kuko Eliya yaramaze igihe kirekire ameze nkatwe turi mu masengesho. Ubuze wagira gutya akakubuza kurya nijoro, ejo akongera akakwatsaho umuriro, nawe wakwiheba. Uzi inzara ya nijoro umuntu yiyirije. Ariko yaramaze iminsi, umunsi wose ntabwo yari yariye, yari yiriwe ahangayitse, yari yiriwe ahanganye n'abahanuzi ba Bayali. Ijoro riraza nta n'uwari wamutekeye, abari bwo Yezebeli amutumaho, na apeti yose ihita ishira. Aragenda ajya mu butayu, aryama munsi y'igiti abwira Imana ati icyabishobora nuko wanyica, ndananiwe, ndarambiwe. Cyara gikora mu muryango witwa AEE, iki gihe nigeze kukibamo. Ndagenda twagiye mu nama, wari umuyobozi wacu avuga amagambo menshi kandi anyerekeyeho. Keza nawe ibintu ndabirambiwe, akirimo kuvuga atararangiza, kubera ko yari amaze gutondeka ibintu byinshi kandi bidafite ukuri. Nkubita ku meza ndavuga ibi ntabwo ari byo. Ndabona Polete buriya baranyirukana tu. Ntabwo wakubita ku meza umuyobozi arimo kuvuga ngo ubikire. Kugera narabishakaga, nabikoze mbigambiriye. Bashyiraho komite igizwe na za kaganga zose, abayobozi bo hejuru, ngo bajye kwiga ikibazo cy'umuntu
witwaye nabi, barampamagara ndagenda nabo ababo ndabasuzugura, nta kindi cyemezo bari bufate uretse kunyirukana. Ndagenda nambara agapfukamunwa, ibyo bambajije byose nkabwa nise yavugaga mutumva, none se yabeshyaga. Akazi karananiye, ntacyo nshoboye, abakozi ntibahembwa, nta mafaranga, nta morale bafite kubera ko ndi umuyobozi mubi. Ariko nagenda ndavuga nti ariko nanjye mwibuke ko nanjye mpembwa nabi, nanjye ndi umwe muri bo, shyiraho agapfukamunwa. Ibyo bambajije byose nkabwa narangije kubasubiza. Ngeze aho mbonye bakomeje no kuzana mfata ibitabo byanjye ndavuga nti okay, ubundi cyabazanye no gufata icyemezo ku myitwarire yanjye musigare neza. Ndasohoka numvaga ndi bubakore mu bwonko bakanyirukana kuko nari naniwe. Buriya rero Imana igira ukuntu yitwara kudasanzwe. Ndagenda ngeze mu cyumba cyanjye nsanga yicayemo. Wari winjira ahantu kumva hari Imana. Ngera mu cyumba numva kabisa hari umwuka w'Imana, ntangira gusenga n'amarira menshi. Mana ndananiwe. Mana ndarambiwe, ibintu rwose ndarambiwe. Imana irakureka ukabanza ugasuka amarira yose agashira mu mutwe. Ntiba nankunda, ntiba urya n'abagabo turarira nuko turiraho mutareba. Noneho byose bimaze gucogora, Imana irambwira ngo ninde waguhamagaye? Mana warampamagaye ariko ndananiwe, niba unaniwe nsaba imbaraga. Mana warampamagaye ariko birananiye, abantu barananije, ntabwo ari bo baguhamagaye. Mana ariko ndashaka kuva hariya hantu, ntabwo uzahava. Irangira irambwira ngo ke ibyo wakoze nta n'umwe ushobora kukwirukana, n'igihe waguhamagaye uzava hariya rigiye ukubwiye. Ejo uzasubire mu nama usaba imbabazi, ibindi ubimarire. Kandi guhera uyu munsi sinzongere kukumva utera urusaku nka ruriya muri iyi nama. N'igihe waguhamagaye, n'igihe uzagushyigikira, ujye umbaza ibyo mukora, nimara kubikubwira mubikore, nurangiza usaba amafaranga arayo guhemba abakozi, arayo gukora iyo mirimo, kandi nawe ntuziyibagirwe. Numva confidence iragarutse ko ntawe uzanyirukana. Ejo nzasaba imbabazi na confidence nyinshi. Ndagenda tujya mu nama, chef wacu arigisha, yigisha neza, no baracyariho. Arigisha rwose, twese turafashwa. Hanyuma igihe kigeze ati se hari umuntu wumva ashaka kwihana cyangwa ashaka kugira icyo yongeraho? Ndamanika. Ndavuga nti bene data, ngiye manitse mpagaze imbere yanyu ushaka gusaba imbabazi, kuko imyitwarire nagaragaje ejo ntikwiriye umuntu wo mu kigero cyanjye, ntabwo ikwiriye umurokore nkanjye, ntabwo ikwiriye umuntu wo mu kigero cyanjye cy'agakiza. Mumbabarire. Nicyo akora, mbwira abari muri komite yagombaga kwiga ikibazo cyanjye. Niba mwarayimufashe icyemezo cyo kunyirukana, ntimwisubireho, munyirukane rwose, ariko dutandukane. Ariko nari mbizi ko batanyirukanye. Imana yambwiye rega ntawe uzakwirukana rwose. Niba mwafashe icyemezo cyo kunyirukana, mwigeragereze, ubwo muzangarura. Ariko ibyo sinabivuze, ntabwo rwose nimunyirukana nzagenda ntarakaye, kuko nzaba nziza ibyo nakoze. Muri aya rero twagiraga umuco yo umuntu yabaga yihaniye, baraguruka akabarika batugutendereza, mbona bose baragurutse barampobeye, batoye rwose mwene data ntawakwirukanye, bati mwene data rwose ndabona iyi ni Imana. Ariko imvanye munsi y'igiti cy'umurotemu, mva mbabwire, iki giti sinababarira inshuro nakicaye munsi, no mu gipasitori. Ari igihe wicara ukumva wabivamo, abantu bakagucanaho umuriro. Satani akaza akakubwira ariko ubundi bagucanaho umuriro wabuze iyo ujya, bagucanaho umuriro ufite masters ebyiri, ufite doctor, wabuze akazi, wabivuyemo. Nkicara nkabitekereza nkaho ni Satani, iryo jwi ndarizi. Uwanyohereje hano ni uzahamura ibyo ngibyo byihurira. Ukagenda mva buri munsi uhura n'ibintu Satani ashyira mu nzira. Haruguru rero abantu batamenya ko iyo mitego uzayisanga ahantu hose. Hari abakristo baza akambwira ati, "Ye pastor wacu ibi nibi, uyu nguyu ibi nibi." Nkavuga nti rwo n'urucantege. Eliya Imana yamwohereje marayika, araza ngo aramukomanga,
aramubwira ngo arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi kari ku musego we, ararya aranywa habe no gushima Imana, arongera araryama arasinzira. Yari yabivuyemo, aravuga turangaburirira ubusa, nabivuyemo. Marayika arongera aragaruka aramubwira ati Eliya, ongera urye uhage kuko urugendo ufite rwo kugera ihoreba urimo kujya ni rurerure. Ngo arya, sinzi ikintu marayika yamugaburiye, ngo iyo ndayigendeye iminsi 40. Ikintu marayika yari yamugaburiye sinzi icyo ari cyo, cyari kirimo amavitamine n'amaproteine n'amaripide n'ibintu byose umuntu akenera mu mubiri. Ayigendera iminsi 40 nawe umugaburiye, ngo agere ihoreba ku musozi w'Imana. Noneho umva ku murongo wa 9 wa 8-9, nuko arabyuka ararya aranywa, iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera ihoreba ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvuma bwumamo, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimuzaho riramubaza ati Eliya, urakora icyaha. Umva, Imana ntizagusange wicaye mu buvumo ikakubwira ngo hawe hageze ute, urakora icyaha. Igusange wicaye mu kabari ikubwira ati urakora icyaha. Igusange wicaye mu kabyiniro wumva ijwi rikubwira ngo ariko urakora icyaha. Igusange wicaye utagombaga kwicara wumva ijwi rikubwira ngo ariko aho urahakora iki ko nkureba. Imana yacu mujye muyitondera. Ari igihe abantu bakora ibyaha bakibagirwa ko Imana iguhagaze hejuru, irazibaza Eliya ngo ariko aho nagutumye ni huri, aho urahakora iki. Umva rero ukuntu yashubije. Nawe aramusubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, bicishije abahanuzi bawe inkota, nijye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Kandi aba Bayisirayeli yamaze kubahindukiriza ku Mana, habaye revival, bikubise hasi batura ko Imana ariyo Mana. Buri cyari gisigaye kwari ukwica Jezebeli, ibindi bikaba birarangiye. Kuko yahagarara nawe yari kumwica, ari kuvuga ati okay, nimugende mumbwire Jezebeli ngo ejo tuzahurire i Karumeli turebe uri bumanura umuriro. Imana yari kumwivaniraho, ariko yagize ubwoba. Ariko Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Arayibwira ati ngewe nagize ishyaka ryawe, abahanuzi bawe bose barabishe, nijye usigaye, nanjye barahiga ubugingo bwanjye. Noneho iramubwira ngo sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Sohoka uve mu buvumo bwawe. Ndenda kubwira umuntu hano wicaye mu buvumo, umuntu wumva neza neza ari mu kavumo ke, sohoka muri ubwo buvumo uhagarare imbere y'Imana. Urimo uravuga ngo Mana ngo ntacyo ntakoze, ngo ntacyo ntagerageje, ngo na Mana ngo narakubashye, ngo ariko ngo nagize ishyaka ry'umurimo wawe, ngo ariko nta kigenda, nagize ishyaka ry'umurimo wawe, natanze amaturo, natanze ibya 10, nariyirije, narasenze, ariko abantu baranga baranyanga, nakoze ibyo byose, ariko nabuze akazi, none Mana ngiye mu kavumo. Mana kazi kabwira ngo sohoka muri ako kavumo nze tuganire. Haleluya. Hari Imana idusanga mu kavumo, hari Imana igusanga mu nguni, hari Imana igusanga ahantu ubuzima bwakwihebesheje, hari Imana igusanga ahantu ibintu byanze, hari Imana igusanga ahantu wacitse intege, hari Imana igusanga ahantu wabivuyemo, ugasanga mu cyumba gutegererejemo kakubwira ngo subira iyo wavuye, ejo uzasubire mu nama usaba imbabazi. Imana naribonye kenshi, si inshuro imwe se ebyiri se eshatu navuye mu kazi kubera ko abantu babaga bangoye. Ngewe sinjya ngorwa na Satani, ngorwa na bene data bakakugora. Ndibuka ngitangira gukora mu abanyeshuri bankoreye umukomplo ko nari umwangilikani bo bari mu rindi torero ntagiye kuvuga amazina. Baraguriye munungura dutegeka ati twari dufite musenyeri twase bunungura niho babikoraga, baraganginga neza ibintu byose birahagaranye. Ndagenda mbwira Imana wampamagaye unjyana he, mvana muri aka kazi umpa kandi sinzanga kugukorera, ariko ndambiwe abantu bambeshyera, ndambiwe abantu bantuka. Imana irambwira ngo we guma mu kazi kanjye ibindi bimparire. Nagumyemo. Abo banyeshuri bose twakoranaga muri universite baza gukora igiterane kinini cyatumiwe na representa wabo, barasenga ubuhanuzi buramanuka bavuga ngo uriya ni umukozi wanjye nazanye, mwaramusuzuguye, muzamuhamagare mu musabe imbabazi. Bansabye imbabazi ngo kandi guhera uno munsi aho muzajya kuvuga ubutumwa bwose niba uzajya avuga ubutumwa mwe mujye muyobora. Ndagenda twazengurutse igihugu cyose. Ubwo mushatse itorero mvuga mwaba mwarimenye, ababaga ino mbere ya 94 tuzenguruka igihugu cyose ari giye kubwiriza bakajya bavuga ngo uyu muvuga ubutumwa n'uwahe ko tutamuzi.
bati si uwacu ni Imana yamuzanye. Avuga ni Yesu. Kandi icyo gihe nagiraga umugisha, umva ariko Mana wazambaburi ukagarura bene izo mbaraga. Twajyaga ahantu nkabwiriza imbaraga zikamanuka abantu bakuzura umwuka. Sigaye muri Imana kuko cyane nukwera ngira ngo nuko turi abaporoso. Abantu buzuraga umwuka bakavuga mu ndimi bakigaragura. None sigaye muri Imana ariko Mana byabihe, Mana watugarurira byabihe. Ariko twabaga twasenze ntugire ngo hari ibiburamo. Ariko n'ubundi bwira ko bigiye kuza. Noneho birangiye Imana irabanza imwereka imbaraga zayo, reka nihute. Iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka mucaho umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi umenagura ibitare imbere y'Uwiteka, ariko Uwiteka yaratari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cyinshi, ariko Uwiteka yaratari mu gishyitsi. Hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro, ariko Uwiteka yaratari mu muriro. Hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ryituza. Kuki Imana yavuganye nawe mu ijwi ryituza? Yambanje kumwereka imbaraga zayo. Iramubwira iti jewe ndi Imana y'umuriro, jewe ndi Imana y'umuyaga, jewe ndi Imana y'imitingito, je ndi Imana y'imbaraga. Irangira iramubwira ngo ariko sinje kugutera ubwoba. Ngo imubwira mu ijwi rituje, iramubwira ngo Eliya urakora iki hano? Ubwo n'ubwa kabiri muwazi iryo jambo, urakora iki hano, waje kwenda iki? Arasubiza ati nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyiringabo, Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe, bashenye ibicaniro byawe kandi yaramaze kugisana, bicishije abahanuzi bawe inkota kandi waracyariho, nige genda usigaye nanjye baragenda ubugingo bwanjye ngo banyice. Ameze nka kasitofone yakwamye, arasubira mu magambo amwe. Wari wakwama gutyo ukajya wumva muri wowe nta rindi jwi rivuga ihebe urapfuye, ihebe urapfuye, uragiye urapfuye, ugasanga wabaye nka kasitofone yakwamye, urasubira mu nteruro zimwe gusa. Uri muri subiramo, urabyina muzunga. Mwene data wicayemo hano urimo kubyina muzunga aho uri, wicaruka ahubwo. Imana iramubwira ngo Eliya reka nkukosore. Aramubwira ati genda usubize inzira waturutse, subira iyo nakohereje, subira mu muhamagaro, va mu rucantege, subira inzira waturutse, ugende wimike Yehu mwene Nimushi. Nugera uzimikishe Hazayeli amavuta abo mwami w'Isiriya, na Yehu mwene Nimushi azamwimikisha amavuta abo mwami w'Isirayeli, na Elisa mwene Shafati nawe muraberi mehora uzamusukira amavuta abo muhanuzi mu kimbo cyawe. Nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica, uzarokoka ya Yehu, Elisa azamwica. Ariko rero nisigarije abantu 7,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bayali. Haleluya. Mu yandi magambo Imana iramubwira ngo genda ujye muri bene data barahari. Hari abandi bantu 7,000 batapfukamiye Bayali, genda mufatanye wimike Elisa mwene Shafati wa beri mehora abo muhanuzi mu kimbo cyawe. Wagira ngo iri Imana iramwirukanye oya, imuhaye promotion. Uzi icyo yakoze? Yaragiye atangira amashuri y'abana b'abahanuzi, imbaraga ziragaruka. Hanyuma Imana igiye kumuhembera amubwira ngo Eliya warankoreye, waranejeje. Imuhemba kuzamuka ajya mu ijuru adapfuye, azamuka muri serwakira. Haleluya. Uwisabiraga gupfa Imana imuhemba kujya mu ijuru adapfuye. Hari ibyiringiro, ariko hari n'urucantege. Ngo Satani rimwe yagurishije ibikoresho bye, hanyuma yari afite agakoresho gatoya gashaje, ariko karimo kugura amafaranga menshi. Uramuza atari Satani, aka gakoresho gatoya ko tubona ari gato cyane, kuki ariko washyizeho amafaranga menshi kandi ko gashaje? Arabwira ati aka gakoresho ntabwo ari kimwe na kiriya cy'ubusambanyi, ntabwo ari kimwe na kiriya cy'ubujura, ntabwo ari kimwe na kiriya cy'ubwicanyi. Aka kankubitira abakozi b'Imana n'abigize inkorokoro mu gukurikira Imana, bashoborwa n'urucantege. Uzabyitegereze, nirwo rushobora muri Bibiliya. Urucantege rwafashe Mose, umukozi w'Imana ukomeye, waramburaga inkoni ibitaka bigahinduka inda, watungaga inkoni mu ijuru umwijima ukaza. Aragenda abwira Imana ati Mana sinduta abasogokuru nyica mpfe, ndarambiwe, ndananiwe. Urucantege rukubita Eliya wamanuye umuriro. Urucantege nanjye rwarankubise, ariko dufite Imana idutabara. Nugera mu rucantege wicaye mu kavumo, wumva wihebye, wumva byose ubivuyemo, wumva ugiye kwirwanirira,
uzibuke ko hari Imana isubiza. Haleluya. Kandi ni muri domene zose. Reka mbaha kandi kamwanya mansoze dusenge. Kera nkiri umusore nakijijwe mfite umukobwa twuzura, ndagira ngo mutaziyahura. Noneho umukobwa twuzura arandoropa amaze gukizwa. Birambabaza, umva, byarambabaje. Iyo gihe numvise umuntu ambwira ngo yarihebye kuko bamudoropye ndabyumva. Birambabaza. Yigeze kunkorera ikintu turi hano mu mujyi, nagiye kumureba nkorera akantu, nzenguruka mu mujyi ntaza honge. Nzenguruka mu mujyi numva nabaye ikiwerewere, ntazi inzira ijya muri gare. Tekereza umuntu uvuye hariya kuri rompuwe akazamuka akisanga ruguru kuri CHUK kandi agiye muri gare bwayazi. Urashaka gukunda ni indwara kandi ntigira umuti, kereka Imana gusa. Umugisha nagize icyo gihe nari narakijijwe, Imana irambwira ngo fata inzira utahe, subira iyo wavuye ujye gutegereza. Ndategereje kuri 27 ubwo niho narindi, kuri 28 shwi 29. Rero nta kintu kirambirana mo gutegereza Imana ufite umutima utera indiha gusa. Twari dufite umugani twajyaga duca ngo gahinda k'umutima gukamenywa n'igituza utereramo. Gahinda k'umutima kamenywa n'igituza utereramo, nyine ukicara nijoro kumva imbeho ni nyinshi. 29 irashira, 30 na mama yaramaze kundambirwa. Arayicara amaze ateruze, we ujye ubona abana ba mushiki wawe, mushiki wanjye umurikira rero yarangije sogondera ahita arongorwa. Yari umukobwa mwiza w'inzobe ahita arongorwa. Ubwo abana be bari bageze hagati muri primaire, igihe ntarabona n'uwo mbeshya cyangwa umbeshya. Nihagararaho nawe ni mama nindasenga. Aricecekera arekeraho. 30 irashira, 31 wapi, ariko mani uri mu biki koko? 32 aragaruka ati se wambwiye ngo iki? Nirimo ndasenga. Imana irasubiza cyangwa tuyitabare. Ariko icyo gihe yari yaramaze gusubiza, bwo byari bimeze neza. Ariko reka mbabwire, hari umunsi narambiwe. Mbwira Imana, mva rero ndabona nturimo kuba decisive, nturimo gufata ibyemezo, ngiye kugufasha. Hari umukobwa twuzuraga twarasenganaga, ariko ntabwo ari Imana yari yarampaye. Ndagenda njya kwiyobora, mva yari inshuti yanjye. Ndagenda ndamubwira, najya kumubwira nkumva Imana iranyambika agapfukamunwa, najya kumubwira nkumva agapfukamunwa. Hanyuma ndamubwira ariko ku cyumweru wazaje kunsura, hari kuwa gatatu ndabyibuka. Noneho icyo gihe ibintu byo gusohoka mukajya mu maresitora byari bitaraza, twari twihagarariye hanze mu kibuga cyaho yakoraga. Noneho nsubira Rurindo ku cyumweru araza tujya muri groupe twasengagamo, turasenga, turangije turajyana. Arambwira ati rero ngaho mbwira, ati reka ariko mbanze mutere story nikagira inkuru. Ati ubu rero mfite fiance, ati kuwa gatanu ati hari umuntu wa propose, ati kandi naremeye. Ndavuga ni Mana. Kuwa gatanu ubwo. Hanyuma arambwira ati se ubundi wanshakiraga ikintu, mvareka mubwiza ukuri. Nanjye ni bene nk'ibyo nashaka ko tuganira, ariko ubwo wabonye fiance nubwo Imana ishimwe. Imana igomba kuba yarabirebye ikavuga ati uyu muhungu ariyoboye, Imana yisirijwe ariyoboye. Hanyuma wabyemera cyangwa ntubyemere, icyo cyumweru hari abasore twasenganaga. Umwe araza arambwira ati ariko tuzi ikintu ni, ati twaragusengeye kabisa, natwe twari tugufitiye umutwaro ni, kandi Imana yaradushubije. Ati Imana yaratubwiye ngo urimo urashakira kure kandi wawe kuri iruhande. Ati wawe ni nyirakana, kandi reka nuriya ndamurusha imyaka myinshi. Ati ibyo nta byanditse muri Bibiliya, ibisigaye ni amateka muramuzi. Rero ntuzacika intege, Imana ihari. Ntuziyobore, Imana ari Imana yawe. Jya utegereza Imana. Umva amagambo dusorejeho avura urucantege, Yesaya 40. Hanyuma dusenge. Ndabona
isaha irimo kugenda kandi mfite ahandi ndibwigisha mu mwanya. Yesaya 40 umurongo wa 27 Imana iravuga ngo kuramo Yakobo, ariko yewe Yakobo Isirayeli shyiramo izina ryawe. Niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ni wari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka, niyi intege abirambiwe kandi utibashije imwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya. Aya magambo ndayakunda cyane, ngo abategereza Uwiteka bazagenda be kunanirwa, ngo ahubwo bazongera speed, ngo nibagera bamere nk'indege baguruke mu kirere nk'ibisiga. Haleluya. Hanyuma nusaza Imana ikavuga ngo ya ntabwo twe tuzasaza nk'ingoroje. Mwambwiye ngo amen. Ariko twebwe dufite amasezerano. Zaburi ya 92 umurongo wayo wa 13. Hanyuma dusenge Imana, dusengere kuri aya magambo ndangirijeho. Zaburi ya 92 umurongo wayo wa 13 turavuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu, bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye. Haleluya. Jewe ndashaka kuzasaza mfite amakakama n'itoto, nta gusaza nk'icupa ngo bingoruje, nta gusaza nk'isabune ngo ushire. Oya, no mu busaza tuzagira amakakama n'itoto. Sibyo vie rwose, sibyo ja? Amakakama n'itoto. Haleluya. Dusenge Imana. Satani niba wicayemo hano akaba yaramaze kuguca intege, akaba yaramaze kukwihebesha, akaba yaragushyize mu kavumo, sinza akavumo urimo. Bamwe bicara mu tuvumo tw'ubuseribateri, abandi bicara mu tuvumo tw'ubushomeri, abandi bicara mu tuvumo tw'ingo zimeze nabi, abandi bicara mu tuvumo tw'uburwayi, abandi bari mu kavumo k'ubugumba. Akavumo Satani yagushyizemo sinza akariko. Ariko uyu munsi Imana iravuze ngo sohoka uhagarare imbere y'Uwiteka. Wumva Imana ikubwira ngo ntabwo urabyumva, ngo Uwiteka ntarambirwa, ntacika intege, azagusubizamo imbaraga. Dusenge Imana. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he? Mubimbwire ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ku Uwiteka, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira bisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira bisinzira. Izanire ihora we, ihorere maso isi. Imana niyo, Imana
niyo murinzi wawe niyo gicucu cy'iburyo bwawe kumanywa izuba ntiriza nijoro ukwezi ruza guti kumanywa izuba ntiriza nijoro ukwezi ruza guti Imana niyirinde bibi byose iteka Imana niyirinde ubugingo bwawe izakurinda amajyanama none no mu bihe izakurinda amajyanama none no mu bihe bidashira izakurinda amajyanama haleluya none Amen. Turagushimye Mana yacu. Reka buri muntu wese wicaye muri literaniro uwo Satani yari yashyize mu kaguni, uwo Satani yari yashyize mu gakubo, uwo Satani yari yashyize mu bwihebe, uwo Satani yari yashyize mu bushoberwe, umwibutse kuri Imana itazamutererana, umwibutse kuri Imana itazamureka. Ibi bibazo byose turimo gusengera Mana tuboneho umwanya wo kubigarura imbere yawe, aho Satani yihebeshereje mu burwayi, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo urambure ikiganza, cya kiganza cyazuraga abapfuye, cya kiganza cyakizaga abarwayi, ukore ku barwayi bose ari abari ahangaha, hari n'abashyize ibyifuzo muri kiriya giseke Mana. Rambura ikiganza cyawe abo Satani yashyize mu kaguni k'ubushomeri, abo Satani yashyize mu kaguni k'amadeni, abo Satani yashyize mu kaguni k'ubukene, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo ubakuremo, ubibutse kuri Imana ibakunda kandi yita ku byabo, kandi ko mu gihe gikwiriye, mu gihe wowe wagennye uzabisohoza kugira ngo bamenye kuri Imana. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera abo bantu bicayemo hano n'abandi bari ahandi, turasengera igitangaza cy'urubyaro mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Hari abantu abaganga babwiye ngo ntibizashoboka, ngo umugabo wawe ntibizashoboka, ngo umugore wawe ntibizashoboka, hari n'ibyifuzo dufite hariya mu giseke bivuga bityo, ariko mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo twe dusengeye igitangaza, dusengeye imbaraga ngo zimanukire kuri abo bantu, dusengeye kurema gushya ku buryo uzabyumva wese azavuga ngo ibi ni Imana yabikoze. Rambura ikiganza cyawe ubikore Mana. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera abantu bose barimo hano, barimo Mwami Imana gutekereza, barimo gushaka kuva mu byaha, ariko Satani akaba yaraboshye imigozi, bakaba bavuga bati ntabwo byashoboka, uriya yaragiye yararunduye. Uyu munsi tuvuze yuko bagiye gukizwa, uyu munsi tuvuze ko bagiye guhinduka, uyu munsi tuvuze ko bagiye guhaguruka, uyu munsi tuvuze ko bagiye guca imigozi yose. Tuvuze icyubahiro cyawe, tuvuze ubutware bwawe, reka imbaraga zawe zimanuke abantu bamenye kuri Imana. Reka uyu munsi Mwami Imana natwe tuvuge ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mwami Yesu ushyirwe hejuru, Mwami Imana Data ushyizwe hejuru, Mwami Mwuka Wera wimutegeke hano, imbaraga zawe zikora ibitangaza n'ibimenyetso, abazabibona bose bamenye ko dufite Imana nzima, itari Imana dutekereza, itari Imana y'igitekerezo, itari Imana y'impimbano, itari Imana dushakisha, Imana nyamana, Imana ikora bikagaragara, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakoreka, Imana nyamana. Manuka abantu bakubone Mana muri ino minsi turimo, uhembura umurimo wawe muri ino minsi turimo, usuka imbaraga tutigeze tubona muri ino minsi turimo, tubwiriza ubutumwa abantu bakizwe muri ino minsi turimo, nitwigisha abantu bahinduke muri ino minsi turimo, nidusenga umwuka amanuke muri ino minsi turimo, imbaraga zawe zikora ibitangaza, nidusengera abarwayi bakire, nitwirukana abadayimoni bagende, wigaragaze nk'Imana,
wime muri uru rusengero Mana turakwimitse, uzuba umwami wacu, uzuba umutware wacu, abinjiye hano bose bajye bakubona, abinjiye hano bose bajye bakumva, abinjiye hano bose bajye babona imbaraga zawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen, amen.